ubu uyu murimo dukora ni umurimo w'Imana, nituwukora neza Imana izaduhemba, kandi tuwishe nabwo Imana yazabitubaza. Mama mwiza, mama nkunda, wowe nakunze kuva nkivuka, wewe shimashimiye byose, uri umubyeyi nzakura igihe umbyara ndi gato cyane. Uya kuyifurira imyira, undana uguzu n'igishimo, ujyaye mwiza umwikama, ibyiza byawe ni byinshi cyane, namaze gucuka abana n'ishuri, ishuri ryiza rya Etware, niga gusoma ndetse no kwandika, niga gusoma ndetse no kwandika, urufata ndarududubiza, si yaba y'ugabo, si yaba y'ugabo, mubyeyi mwiza uzazisha heza, koko sezerano nguhaye, Imana yo mwinshi izabifashemo, amena. Iki kigo cyatugiriye umumaro cyane nk'ababyeyi dutuye muri aka gace. Mu by'ukuri umwana wanjye yiga muri baby, ariko namuzanye ari umwana ufite imyaka 2 n'amezi, ariko uko umunsi ugenda ushira niko bigenda bihinduka. Wabibonye ko ahantu rero nahagurukiye yakiri n'ikiganza yewe rwose aguka, kandi twese tujye ku mavi dusengere iri yerekwa rya Chantal. Cyane y'abana bacu bavuye hano mu ishuri, iyo bageze mu rugo tureba amasomo ko bize, noneho natwe tukabakurikirana, tukabatoza ikinyabupfura, tukababa hafi. Mu bitekerezo bye byinshi tujye tureka kuvuga umuntu ari uko yamaze kugenda, tujye tuvuga umuntu akiri aho ngaho. Nge nibyo nkunda, tujye tuvuga umuntu agihari, tumuvuga ibigwi abyumve, apana kubivuga yagiye. Chantal rero buriya agira ishyaka, iryo shyaka agira hahirwa abatuye n'ababashije kumva ikivugo cye bakamubwira ngo urakire. Yego. Kuko buriya ngo munsi y'ubutaka niho hari zahabu, ubu zahabu irimo hano. Tuvugisha ukuri, umwana w'imyaka 3 uzi kuvuga dawe uri mu ijuru mu gifaransa akayisoza, aha ngaha mpagurikije abantu bakuru twese katunanira. Numva ari karibu mwatangira kuza mu karasisi kacu, hanyuma natwe twabakira duhagaze. Abari buzi gufata amafoto muraza kujya mugenda mwitonze, kugira ngo ifoto z'urwibutso nazo ni ngombwa. Turaza kwakirana mu kanya tubabwira n'itsinda ry'abanyamakuru baje batugana, turagira umwanya wo kwibwirana. Murakoze cyane rwose, byaba byiza mushyize nk'amashyi ajyanye n'iyo njyana. Amashyi cyane, amashyi meza, urabona ko urabona ko tumaze kugera kuri byinshi. Amashyi menshi muyabaye muri iyo njyana nta kibazo. Power
bo muri kaminuza nabo basoza ndumva baje mu bamashyi bakunda motivation n'umwuga byaramuka amaboko urabona ko dufite amashyi menshi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. ahantu umwana wawe yiga ujye uherekeza isengesho nubwo uryerekeza n'ahandi muri rusange ariko ujye uhatera ibiganza. Hari umwana tubana yigeze ambwira ati ikintu kijya kimbabaza mu buzima ni ukuntu banyohereje gushaka ibyangombwa ahantu nize ntabibona kubera ko ikigo cyarasenyutse. Urumva atari ikibazo? Uramubwira ngo genda uzane certificate yuko wize muri Tronkombe wenda ahangaha, yajya agasanga nta kigo gihari cyarasenyutse. Mujye mugerageza. Ariko ubu ngubu ejo bundi tuhaje tugasanga na ama etage, usanga harimo ba meyazi, mwabonye ko harimo na ba dogiteri, yavuga ati tugende nkwereka hano nize shasa. Ni byiza. Dushimye Imana. Imana ni nziza ibihe byose, kandi ibihe byose Imana ni nziza. Iyo itaza kuba Imana ntago tuba twicaye ahangaha turi kuvuga aya magambo. Yego Chantal warakoze. Yego Imana yagukoresheje ibikomeye. Chantal ngera wakira umugisha ababyeyi na kandi felicitation. dushimye cyane igitekerezo cya Chantal yagize kikagirira akamaro u Rwanda muri rusange, ariko by'umwihariko hano mu Kubugingo. Yego amashyi. Kuko abana bari aha benshi kugera ku bigo bikomeye nk'ibyo twumva ahandi byari ingorabahizi, ariko kankoresha iryo jambo yatuvunnye amaguru. Murakoze. Mu izina ry'ababyeyi barera hano muri Etoile turabashimiye mwe mwese muri hano. Amashyi menshi. Dushimiye kandi abarezi, abarimu barera abana bacu uburyo kibabitaho bakabaha ikinyabupfura gikwiriye umwana w'u Rwanda, bakabahereza uburezi bufite ireme. Abarimu bose batwigishiriza abana turabashimiye cyane nk'ababyeyi b'abana biga ahangaha. Yego. Kandi nk'ababyeyi mu izina ryacu twese turabwira ubuyobozi bw'iri shuri yuko tubari inyuma, yuko tuzabafasha, yuko tuzaba hafi yabo ibihe byose. Murakoze. Imana murakoze cyane. Murakoze. Muri nibyo gushimirwa. Umwana w'imyaka harya abashoje bafite imyaka ingahe Chantal? 5. Aha, abandi ni 3, 2 na. Tuvugisha ukuri, umwana w'imyaka 3 uzi kuvuga dawe uri mu ijuru mu gifaransa akayisoza, ahangaha mpagurikije abantu bakuru twese ikatunanira. Tuvugisha ukuri.
akavuga dawe uri mu ijuru akayisoza mu rurimi rw'amahanga. Ni ukuvuga ngo aha hari ubutunzi tutazi, ntituharebe ko hameze gutya, hari ubutunzi tutazi. Ndashimye, nshimira n'ababyeyi bahisemo kurerera ahangaha. Dufite amashuri menshi, yewe dufite n'akomeye. Mugenzi wanjye yigeze kubivuga, mwarimu mugenzi wanjye, hakurya hari Kabuga n'andi hirya iyo ngiyo, ariko nashimye Imana ko iri shuri ribahiga cyane, rirabahiga muri byose. Netutagwa isari tuzarya ku mbuto zo mu gihugu. Shanta, navuga ngo aguka. Wabibonye kwa ahantu rero nahaguruke yakiri n'ikiganza. Yewe rwose aguka. Kandi twese tujye ku mavi dusengere iri yerekwa rya Chantal, Imana iryagure. Imana iramushyigikiye. Emusigeze kuvuga ngo turashakana n'amashuri abanza. Yego. Rega n'ahandi nuko byatangiye. Abantu batangira bigira munsi y'igiti, we ntiyatangiriye munsi y'igiti, batangiriye mu nyubako mu ishuri kandi ryiza. Imana ikagenda ibagura, kandi Imana nta bandi ikoresha, ni twebwe. Mu izina rero ry'ubuyobozi bw'umudugudu n'abo dufatanije, turagushima kandi twiteguye gufatanya nawe muri byose. Aho uzakenera imbaraga zacu tuzagufasha. Ahasigaye Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Murakoze, mu mumpera amashyi rwose umuyobozi, mu mumpera amashyi. Ababyeyi barerera hano buriya babyumva cyane, kuko kwiga umwana aramutse atize nta wundi murage wamuha. Ndakeka abantu bose baraha batuye ahantu hitwa mu Kibanza, nta wundi murage. Umurage ni uguha umwana uburere bwiza. Ubu rero Chantal ababyeyi bose yamaze kubaha umurage wo kuzaraga abana babo. Siko bimeze se? Rero uriya Chantal tuziranye cyane, uriya ubundi twitwa inshuti, njye ndi inshuti nawe akaba inshuti yanjye. Mu bitekerezo bye byinshi tujye tureka kuvuga umuntu ari uko yamaze kugenda, tujye tuvuga umuntu akiri aho ngaho. Njye nibyo nkunda, tujye tuvuga umuntu agihari, tumuvuga ibigwi abyumve, apana kubivuga yagiye. Chantal rero buriya agira ishyaka, iryo shyaka agira hahirwa abatuye n'ababashije kumva ikivugo cye bakamubwira ngo urakire. Yego. Kuko buriya ngo munsi y'ubutaka niho hari zahabu. Ubu zahabu irimo hano. Hari ikintu MC igeze kuvuga cyo gutekereza gushyiraho primaire, twakivuganyeho kenshi, tukiziranyeho. Iyo ndoto yawe nawe arayifite kandi twe twaranamushyigikiye. Urakoze cyane. Amashyi menshi. Ubwo nyine ni ukurindira tukareba ibisabwa byose, ariko we ubundi bumenyera bufite. Igisigaye kindi ubwo nyine namwe muracyumva, n'ubu butaka. Yego, tuzabugura mu izina ryayo. Ubutaka nibuboneka bizakunda, kandi Imana ifite byose mu biganza byayo. Iyabashije gutuma bino bikunda, ntabwo izatwima ubutaka kuko byose irabifite. Yego. Rero nta byinshi mfite kuvuga kuri uyu munsi. Wari umunsi w'ibyishimo, uwageze ahangaha amaso hari ibyo yamweretse, kandi hejuru y'uko amaso hari ibyo yatweretse, buri wese buriya afite uko agiye kubisengera, mbese buri wese afite uko agiye kwerekeza isengesho rye kuruta ukuntu yariherekezaga. Hari ukuntu abantu bajya barebera umuntu mu marangamutima, ukabona baraje baravuze ngo agashuri kari mu cyaro, kari ahantu hatagira umuhanda, mwene ibyo byose. Ariko ubu uwabashije kuhagera niwe ubizi neza, ni nawe wabasha kugira ubundi buhamya atanga. Yego. Murakoze cyane. Rero ndumva kuri uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo, undi ari umunsi w'ibyishimo, nta madisikuru menshi, ni ukubyina no kwishima no guseka. Murakoze cyane. Murakoze cyane, umuyobozi arakoze, arabishimangiye ngira ngo ni Chantal afataga ibihembo by'uko yahize abandi barimo. Mumwongera amashyi. Afite ibintu byinshi rero, impamvu ngiye namusabiye umugisha wo kugira primaire, afite ibindi ataragaragaza. Ubundi uburezi ni umuhamagaro.
nk'uko umuntu ahamagarwa akajya gukorera Imana. Umuyobozi w'ababyeyi asorejeho ni nacyo kiri kowa. Aravuze ngo Chantal, twebwe nk'ababyeyi tukuri inyuma, uzi neza nanjye nzaza gutura ahangaha kugira ngo nderera amashyi menshi. Reka mbabwire, mwishyize hamwe mugashyigikira ishuri nk'ababyeyi baharerera nta kibananira, kandi kwishyira hamwe ntago bikeneye za miliyoni, ahubwo bikeneye ubumwe, twese tukabyumva kimwe, ukamenya ngo niba uzanye umwana wawe uko wamuzanye siko azasubirayo, hari ireme ry'uburezi ahakuye. Icya kabiri ni iki? Nuko twese dushyigikirana. Nigeze kubona ikigo cyahereye ari ababyeyi bifatanyije hamwe mu myaka 7, cyari ikigo kimaze kurema amateka. Ababyeyi, umusanzu wanjye kuri iki kigo aho uzakenerwa hose nzawutanga. Amashyi menshi. Ya migisha ababyeyi yatangiye kuza. Nzawutanga, waba ubitekerezo, waba ubushobozi, icyo naba mfite nabashyigikira. Hanyuma igihugu cyacu, ntago ndi umunyapolitiki ariko kambivuge kuko ngenda umuyobozi w'itorero, igihugu cyacu gikunda abantu bafite ibitekerezo byagutse kandi byihuta. Icya kabiri, kigakunda abantu bishyize hamwe bagamije iterambere rirambye. Iyo mwishyize hamwe rero, ntago mwakwegera akagari, ntago mwakwegera umurenge ndetse n'akarere ngo kababwire ngo musubire inyuma, ntago bishoboka. Byaturuka hehe? Ababyeyi kuza bagafatana n'ubuyobozi bw'ikigo, bakegera ubuyobozi bubahereye ku kagari kugeza hejuru, bakababwira ngo twebwe dufite uyu mugambi, mudufashe kugira ngo iri shuri ryacu ritere imbere, dukeneye primaire. Rero Imana ibaho umugisha. Akandi kantu numvishe nakwifuza ubutaha, muzajye mushyiramo abana nka 2 bahabwa impano bahize abandi. Sinzi iyo mumutoranya nge najyaga kumuha impano, ariko ashobora kuba adahari. Ntabwo yabura. Ntabwo yabura. Niba hari uwahize abandi, umwana wa mbere, ndamuha impano. Mugenzi Remi, ubwo ari hehe? Mugenzi, kuko ntabwo twava kuri iki shuri. Ashobora kuba yari duwaye w'ishuri ariko kubyasa gusa. Duwaye. Ni karibu rwose. Uyu mwana ndashaka kugira ngo nanjye muhe impano. Umunyamakuru yamuhaye impano, ndamuha impano ikomeye kandi ifite agaciro. Ushaka ko nyivuga? Kuko ikigo kitabiteguye, ndamuha impano twagereranya nk'ibihumbi 15. Sinzi ikintu muri bubiguremo, ariko ndabimuha kandi ndabaha mbikoze. Nakoze cyane. Ahandi Imana ibashyigikire kandi bagure. Kwizera Imana nibyo bya mbere. Ibi byose tudafite Imana ntabwo byashoboka. Yego. Rero umwami w'amahoro akomeza bagure. Ikibanza kizaboneka kuko isi yose nibiyuzuye nibyo Uwiteka Imana. Yego. Ubutaka buboneke mwubake. Yego. Hanyuma ababyeyi namwe ndabasaba ikindi kintu, mufatane urunana. Komite y'ababyeyi mufatane urunana. Ahangaha murema amateka, abantu bose baje kureba ngo ka gashuri katari kazo, noneho karasohora abana bafite ubwenge. Murakoze cyane. Mwari kuduha n'umugisha w'ababyeyi mwisengesha ariko mbere yo kugenda. Umugisha. Data, mu izina rya Yesu, nsabye umugisha kubwira ishuri. Waravuze ngo isi yose nibiyuzuye n'ibyawe. Gomorera umugisha uturutse ahera hawe, usesekaze kuri iri shuri ndetse n'ababyeyi. Mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe kwiza kandi mwami iriyerekwa urishyigikire, rigere kure, kuko bararerera igihugu kandi mwami abanyabwenge bazavamo, bazakorera igihugu ndetse banagukorere. Urakoze rero kuri Imana yo kwiringirwa.
Chantal na timu bakorana ndetse n'abarimu basabiye umugisha, ababyeyi bose basabiye umugisha, n'abantu bose bazarerera ahangaha mu myaka yose iri shuri rizabaho ndetse no kwaguka bazakugiriraho umugisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Amashyi menshi cyane, amashyi mushumba urakoze. Uyu mugisha ntabwo twari kuwucikisha. Hanyuma amasaha yagiye, ndagira ngo abarezi begere hafi kuko ni abantu bakomeye. Murakoze cyane. Ubu uyu murimo dukora ni umurimo w'Imana, nituwukora neza Imana izaduhemba, kandi tuwishe nabwo Imana yazabitubaza. Ariko twumva duharanira kuzabihemberwa. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ndashimira umwarimu wa maternelle ya mbere, umwana nta kindi uretse amarira, ariko mwabonye ko bageze kuri byinshi. Kandi nubwo nshimira abarimu, ariko namwe ababyeyi n'ukuri mwarakoze pe, ndabashimiye cyane. Ntago twari kugera ku ibi ngibi mutadufashije, kandi nabo ntago bari kugera ku ibi ngibi twese tudafatanyije. Imana ibahe umugisha. Warakoze cyane, n'ukuri Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Reka nshimire umwarimu wa maternelle ya kabiri, nawe yarakoze. Imana imuhe umugisha. Ntacyo nabona aba barimu mbaha, ntago mfite ijuru ngo ndibahe, ariko ndaribifurije. Bisi niki barabona abaterankunga, ikofi zazamuka n'ibihorere. Reka rero nshimire n'umuyede maternelle wa wundi upfuna abana bakwikoraho kakajya kubafurira ati nshimiye cyane. Ariko n'ukuri yarakoze cyane, akora umurimo utoroshye pe. Murakoze cyane. Iki kigo cyatugiriye umumaro cyane nk'ababyeyi dutuye muri aka gace, kuko abana bacu ntabwo ari ba bana barerewe muri quartier badafite uburere, ahubwo iki kigo ikintu cyadufashije, abana bacu bafite ikinyabupfura, kuko nicyo kintu cya mbere bibandaho. Abana usanga bafite uburere bwiza kandi bafata mu mutwe ibyo babashije kwiga. Rero mu kujya kwiga, mu kugaruka bataha mu rugo, usanga mbese aba bana n'abana bafite ikinyabupfura cyinshi gihagije, kuko mu muhanda baratozwa uko bagenda mu muhanda, baratozwa uko banyura ku mugenzi bakamusuhuza, mbese bafite ikinyabupfura gihagije. Kandi noneho ibyongeyeho mu ishuri bafite ubumenyi buhagije, ku buryo umwana uzi ubwenge aburaho ibice kugira ngo yuzuze 100%. Reka da, ni ukuri. Ni ukuvuga ngo ababyeyi mwamaze kunyurwa ku mutima harakeye. Mbese harakeye cyane, kuko urugero uwanjye abura nk'ibice 2 kugira ngo agire 100%. Ibaze kweri. Byiza cyane. Ni byiza cyane, mbese natwe turanezerewe, turishimye pe. Umuyobozi w'ikigo turamushimira cyane uburyo atwara abana bacu neza. Mbese abungabunga ubuzima bwabo. Kenshi nk'iyo umubyeyi adahari, amenya yuko umubyeyi we adahari, akabamufashe akaguma ku ishuri kugeza igihe umubyeyi aje kumufatira. Mbese urumva ko ari umutekano uhagije. Murakoze. Twabonye abana bafite isuku, iyo bari mu rugo barabikomeza cyangwa ubona bateshuka? Iyo abana bageze mu rugo, ikintu cya mbere bakora baratubaza ngo muduhe amazi dukarabe. Tukabaha amazi bagakaraba intoki, bakatubaza icyo gufata nyine, nuko tukakibaha, bakatunyuriramo muri make ibyo mwarimu yabigishije. Mbese uyu muyobozi w'ikigo bamwita mama wabo. Byiza cyane, ibintu bishimishije cyane. Yego, murakoze, turabashimiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Claudine. Nkaba ndi umubyeyi urerera ahangaha. Mwana wanjye yitwa Aruba Izere Ineza. Mu by'ukuri umwana wanjye yiga muri baby, ariko namuzanye ari umwana ufite imyaka 2 n'amezi. Ariko uko umunsi ugenda ushira niko bigenda bihinduka, mbona itandukanyirizo. Guhera ku wa mbere agenda ku ishuri kugeza ku wa 5, ariko mu by'ukuri isuku aba ari yose. Isuku baranasa neza, ngira ngo ni nacyo kintu abantu batangira kuvuga. Isuku barasa neza, abarezi babo babitaho, mu byo babatoza n'isuku n'uburere.
ubwo rero muri weekend uvugiye akantu hari abana twaganiriye bavuga ati ngiye ningera muri primaire ikintu cya mbere isuku inkweto zanjye mbese utwo tuntu koko uvuze batuvuzeho yego nibyo koko abana bagiye kujya ku ishuri mu gitondo baza ari smart yego bagataha ari smart wow yego murakoze cyane rero ubwo muri weekend nyine twirirwanye n'abana nibwo mubibona tubibona ko hari impinduka ziri kugenda zitera ku bana bacu ubwenge bukiyongera ndetse n'uburere na discipline yego hano rero urabona abana bagiye mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kandi babonye ko hano mwari mwishimye ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hano nabo baza kubatera ingabo mu bitugu noneho wababonye gute bano bana muri rusange tutaretse no wawe aba bana byanshimishije cyane yego wari uzi ko wari we ntyoza gusa byanshimishije cyane byaneye no kuzagira ngo azanakomereza aha mu wa mbere anahasoreze wowe wahise ufata icyemezo nagifashe cyane okay mugubwe neza rero kandi murakoze turabashimiye murakoze cyane namwe murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nsengimana Joseph umwana wanjye yitwa Ganza Promesse arangije hano muri garidiyene ya gatatu akaba ari njye uhagarariye ababyeyi bose barerera ahangaha muri iki kigo cya Etwari yego aha byiza cyane ubwo wowe biratuma noneho nkubaza kugira ngo abana banyu baba ari intyoza usange koko bameze neza ndibaza ko bidashobora kuba bikora ikigo gusa ubanza harimo uruhare rwanyu uruhare rwacu nk'ababyeyi natwe uruhare rwacu ruraboneka cyane yego cyane iyo abana bacu bavuye hano mu ishuri iyo bageze mu rugo tureba amasomo uko bize noneho natwe tukabakurikirana tukabatoza ikinyabupfura tukababa hafi natwe tukabakundisha ishuri tukabakundisha kwiga wow yego byiza cyane hari ikindi kimwe nabonye abana banyu bafite isuku nubwo ntekereza ko n'ishuri mu buryo bwose bugaragara nubwo ari ishuri rito kuba ribonesha amaso wenda ritari nk'ibishuri bikomeye byite gutyo kugira ngo abantu babyumve ariko bigaragara ko abana banyu bafite isuku ese ni irihe banga mukoresha kugira ngo n'abandi barezi n'abandi babyeyi bari hirya no hino nabo mubahe message isuku ni ngombwa ku mwana muto ndetse no ku bantu bakuru abana bacu tubatoza gukaraba abana bacu tukabatoza kuticara ahantu hari umwanda abana bacu tukabatoza ndetse yuko bagomba kwambara umwenda umeshe natwe turabamesera nk'ababyeyi tukaba hafi imyenda tukayitera ipasi tukayimesa mbese abana bacu ikintu cyitwa isuku nacyo turakibatoza cyane yego okay umwaka rero urarangiye abana bagiye mu biruhuko niyihe message uri buze guha ababyeyi kugira ngo abazagaruka muri kino kigo nabazajya handi nabyo gusa numvise ko bazaguma hano ahubwo niyihe message waha ababyeyi bazareba kino kiganiro by'umwihariko barera muri kino kigo kugira ngo byibura abana bazagaruke bari kuri ya level ya yindi wa mwimerere nyine wanyu batarawutakaje murakoze cyane message naha abandi babyeyi nuko hano hari agashya ubuyobozi bw'ikigo bwatwemereye yuko muri iki kiruhuko bazatumenyesha abana bacu kugira ngo baheranwe n'imirimo yo mu kiruhuko ahubwo ubuyobozi bwapanze gahunda y'uko abana bacu bazajya bongera bakagaruka buriya tuzavugana wenda nko mu cyumweru inshuro bazajya baza bakongera bakiyibutsa kuko hari amasomo n'ubundi ubuyobozi bwemeye y'uko bugiye gutegura buzajya babigisha muri iki kino kiruhuko kugeza igihe umwaka utaha uzafungurira murakoze cyane murakoze iri shuri ryaje muri kano kagari kacu ka Kinyambo ni umugisha ku bantu bahatuye ni umugisha ku batuye hafi ya kano kagari kacu cyane cyane muri uyu mudugudu by'umwihariko kuko ni umufatanyabikorwa udufasha kurerera u Rwanda kurerera isi yose kurerera kugira igihe guteganya ejo hazaza h'urubyiruko dufite rwacu cyane cyane ko nk'iyo hari ushatse guteshuka tugenda tumwereka urugero rumwegereye rero ni umufatanyabikorwa mwiza kuko adufasha mu murongo mwiza wo kuvana abana mu murimo w'ubuzererezi nkatwe nk'ubuyobozi bwite bwa leta tuba dufite inshingano yo kugira ngo abana bacu
bakure neza bagendere mu murongo ukwiye. Rero uyu ni umufatanyabikorwa mwiza udufasha kwesa imihigo cyane cyane muri rusange. Murakoze. Byiza cyane. Hari ababyeyi benshi wa mugani nk'uko ubivuze bakunda rimwe na rimwe no kugira ubute ngo ibigo biri kure ngo nta bushobozi dufite, ugasanga urwitwazo mbese ruri kuri urwo rugero. Iyo noneho ikigo kiri hafi muri kano kagari kandi kikaba gifasha abana nyine baturuka muri kano gace, by'umwihariko wagishinze we mumufata gute? Wagishinze tumufata nk'umufatanyabikorwa ukomeye w'Imena, kuko ababyeyi bamwe bajya gushaka uburere hirya, kandi ubu ni uburere butwegereye, ni uburezi bwegereye ababyeyi, kandi gahunda zose na porogaramu zose abana bafata n'uburere bahabwa kuri bya bigo biri kure ni nabwo bafata ahangaha. Urumva nk'icya transport kiba kimaze kuvamo, cyane cyane ko ari ikigo kiba kiri hafi. Abana bagenda n'amaguru bakagenda bakahagera bagahabwa bwa burere bakabaye bahabwa kuri bya bigo n'ubundi biri hirya cyane kandi bihenze. Murakoze cyane. Reka nanone twakire umushumba w'itorero rya Edeni Bishop Fred Rurangwa, nawe hari message ashobora kuduha by'umwihariko kuri kino kigo cyakoze graduation uyu mwaka. Twakire. Yego, murakoze cyane. Yego, twabonye nawe amarangamutima yaje umwana umwe muri bano bana umuha impano, umwana wahize abandi, kandi ni ishyaka ryiza. Ahubwo turagira ngo noneho duhere hano mutubwire by'umwihariko uko mubona isura y'iki kigo n'ibyiza mubona kuri kino kigo. Urakoze cyane. Amaso nawe yaguha, amaso yaguha iyo uhageze. Mu by'ukuri ikigo kigaragara nk'aho ari gito kigitangira, ariko nakozweho nk'uko mubivuze, kubona abana bafite ubumenyi bwiza, bafite ubwenge, umwana abasha kwiyexprima mu ndimi z'amahanga, kandi ibyo tubimenyereye mu mashuri akomeye ndetse atanga n'amafaranga menshi. Ariko wareba ikigo hangaha cyitwa ECD, ariko umwana w'imyaka 2 n'igice 3 kugeza kuri 5 akavuga igifaransa cyiza, akavuga icyongereza, agateranya agakuramo. No kuvuga ngo abana barirutse muri programme barenga materineri. Rero nibyo kwishimirwa mu by'ukuri cyane, kandi nanezerewe ubw'iki kigo ndetse n'abarezi bacyo na timu y'abarimu muri rusange. Yego, muri bino birori hajemo inzego z'ubuyobozi bw'ibanze aho rino shuri ribarizwa, kandi mukaba namwe muri bamwe mu bafatanyabikorwa n'iri shuri. Iyo mubona n'abayobozi bafite ijambo, ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kandi ibyifuzo by'iki kigo ndetse n'ababyeyi muri rusange mukamwifuza ko gikomeza kwaguka, byo mubyakira mutiyubona inzego z'igihugu ziza kubatera ingabo mu bitugu? Urakoze cyane, turabyakira neza. Kuko ubundi muntu wese umwana nukura, kandi ubonye iyerekwa aho riri, mu by'ukuri twese twagashyize hamwe tukarishyigikira. Ni iyerekwa ryiza, kandi urebye ahazaza hiri shuri. Ahubwo nk'uko nabitanze muri message, nasaba inzego zose, yaba iz'ubuyobozi ariko cyane cyane ababyeyi baharerera, bagashyira hamwe imbaraga kugira ngo noneho barebe iriyerekwa, kuko iki kigo mu minsi mike kizaba kinini cyane, kizatanga uburezi. Abana bazajya bava ahangaha, noneho bagera muri bya bigo tubona, batangire batsinde, batangire kwibaza ngo abana baturutse hehe. Biraterwa n'iki? Nuko abarezi bahari babitaho, noneho umutima wabo uri ku bana. Rero reka tubashyigikire. Nibyo mpamvu navuze natwe ngo nk'itorero twabashyigikira uburyo dushoboye, naho bakomanga hose, ariko kugira ngo babone ahantu bakorera, hanyuma iyerekwa ryabo risohoke cyane. Urakoze cyane. Mwakoze namwe. Ariko wenda tukubaza akantu gato, amarangamutima yagufashe ugera ubwo unavuga uti ntabwo nasoza iri jambo ntashimiye umwe muri bano bana ariko wahize abandi, byo bivuze iki? Nkunda ubundi y'amarangamutima yanjye gushimira umuntu wakoze wahize abandi biranezeza. Kuko nabonye uriya mwana yavuze umuvugo, kandi wabonaga ko ibintu byose ahari
yanejeje rero kuko nabibajije ntaramenya uwo ari we, mbona ni wa mwana nanone bazanye, numva binkoze ku mutima. Niyo mpamvu nkunda kugira ngo ntere motivation, uri umwana twahaye impano ubutaha azakora cyane. Rero rwose byanejeje, niyo mpamvu byankoze ku mutima, numva namuha impano ivuye ku mutima wanjye. Murakoze cyane. Yego murakoze.